aha nawe kikubarwaho uvuka na virusi yo kugomera Imana. Noneho arambwira ati nuko Imana ikuzi, nuko yagukunze umeze gutyo, kubera urukundo rwinshi igira yikoramo. Ansomera cya cyanditswe wa murongo uri muri Yohana 3:16. Uwo murongo Imana yuguhishura usomye wakiza. Ariko nari nkuza ariko kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo, kugira ngo umwizere. No kugira ngo usenga, kugira ngo utura, utanga icya 10, nta nubwo ruririmba muri korali, nta nubwo ari dirije. Isukuje abakunzi b'ibiganiro byacu, ibiganiro by'ubutumwa bwiza buhishura inzira imwe rukumbi Imana yagennye ihesha abantu ubugingo buhoraho, ari naryo juru. Ikintu mu by'ukuri cyabuze kuri benshi, ikintu kitabonerwa mu idini, ikintu kitabonerwa ahandi ahantu hariho hose uretse muri Kristo Yesu. Ubwo rero abakunzi b'ibiganiro byacu turabasuhuje, tunabashimira ko mukomeza kutwereka ko turi kumwe. Wowe udukurikiye bwa mbere ukande subscribe, channel dukurikiyeho aka kanya ni Ijuru TV. Niba uri umushyitsi kuri channel ukabonejejwe n'iki kiganiro kanda subscribe, dukomeze tubane kandi bisangiza abandi kugira ngo ukuri uri kumenya n'abandi kubagereho. Cyane ko nta wahisha ibyiza yagezeho, ahubwo yarakwiye kubisangiza abandi kugira ngo nabo baruhuke. Nta kintu cyiza nko kuba mu isi uzi neza ko uzajya mu ijuru. Niyo mahirwe. Nge rero uri kuvuga ni Emile Nshimiyimana, ariko nkuko mubibona ndi kumwe n'umushyitsi, arabibwira hanyuma dukomeze tuganire, ariko mu by'ukuri twese mwatumenye. Ni karibu mwene data. Nanjye ndabasuhuje bakunzi ubutumwa bwiza, bakunzi ba channel Ijuru. Nyawe ndagushimiye kunyakiriye. Yego. Uretse kutari umushyitsi nawe cyane hano. Unyakiriye mu kiganiro. Ariko abakunzi ba channel Ijuru navuga ngo mwarahiriwe. Yego. Kubera ko iyi channel nanjye ndi mu bantu bumva ubutumwa bwiza kuri channel. Yego. Menya byinshi ku kijyanye n'ijuru, umutima wanjye uraruhuka. Ubwo rero nabashishikariza gukurikira ndetse mukararikira n'abandi, mugasharinga nyine ibiganiro kugira ngo hakira abantu benshi. Uvuze ikintu gikomeye, uravuga ngo buvugirwaho ubutumwa bwiza buhishura ikintu gikomeye, uburyo umuntu yabona ijuru. Ubundi ubutumwa bwiza ni icyo nyine bumaze, buhishura uburyo umuntu yabona ijuru ari hano mu isi akaba hanezerewe. Ubwo rero ubutumwa bwiza nibwo bukeneye kubwirwa abantu, nibwo bukeneye kuvugwa mu isi kugira ngo abantu baruhuke, kuko abantu benshi bararushye. Abantu benshi barushye atari uko bikoreye ibintu biremereye, ahubwo barushye baruhijwe no gukorera ijuru. Kandi barushye babwirwa icyitwa ubutumwa bwiza. Ariko ubutumwa bwiza babwirwa ni ikindi, ntabwo ari ubutumwa bwiza buruhura, kuko abantu barabwumva bakarushaho gukomeza kuruha. Ahubwo numvaga nasangiza abantu ubuhamya bwanjye bw'uburyo naruhutse, bw'uburyo nubusha ubutumwa bwiza ariko bukaruhura umutima wanjye. Nibyo kuko impamvu kandi bikwiriye nuko hariho n'abandi barushye nk'uko nawe wari urushye. Yego, benshi. Hari benshi bari kunyura inzira wanyuragamo nawe kera, kandi bayitezemo kuzabageza mu ijuru. Ariko mu by'ukuri imitima yabo ikaba itigera ibahamiriza ko iyo nzira izabagezayo. Kandi ubwo rero waduha ku buhamya, ese mbere y'uko ubutumwa bwiza bukugeraho waciye mu yihe nzira? Urakoze cyane. Mbere y'uko ubutumwa bwiza buruhura bungeraho,
naciye nyine nanyuze inzira irenze imwe ariko hamwe aho naciye naho bavugaga icyitwa ubutumwa bwiza. Navutse mu muryango witwa wa Gikristo. Akenshi iyo tuvuga ubutumwa bwiza ariko amazina yacu tuyibagirwa. Nkwibutse hakiri kare. Nitwa Kagimbura Eric, nkaba ndi umukiranutsi ariko nabeshejwe n'ubutumwa bwiza bwangezeho nyine nkasanga burya Imana yakoze cyagombaga kugira umukiranutsi. Rero navukiye mu muryango wa Gikristo. Umuryango wa Gikristo ubwo n'abantu bataraguza, badaterekera, bajya gusenga ku cyumweru. Hanyuma mvukira mu idini ya Katolike, nsanga nyine mu rugo ni abakristo mu iyo dini. Hanyuma maze gukura bambwira ko kugira ngo umuntu akiri ibyaha bisaba kubatizwa. Ngana nyine batisimu kuko batubwiraga ko ari ikuraho icyaha cy'inkomoko. Ndabatizwa amaze yo ku gahanga ariko nari nkuze ntabwo nabatijwe ndi uruhinja ariko numva ibyaha mu by'ukuri ntabwo bigiye nkomeza kuba umukristo nanjye wa Katolike. Ndakura mbaho ubuzima nyine nanjye bw'iyo dini ariko nkumva umutima wanjye utanyemeza ko Yesu aje najya mu ijuru. Binsaba ko nshyiraho amasakaramentu, nigira guhabwa Ukaristiya, ndayigira Ukaristiya ndayihabwa ariko numva n'ubundi cyari wa wundi. Noneho habaho undi muhango bakorera abantu witwa gukomezwa, ndiga nabyo. Bagukubitiye bari gukomeza gukubita urushyi gutya mu matwi ugukomeza ariko no kugira ngo amatwi azibuke ariko n'ubundi amatwi ntiyazibutse. N'urukiruzamo urushyi baragukubita gutya mu misaya kugira ngo wumve neza. Haba harimo ibinure kugira bivemo ariko n'ubundi ntibyavuyemo. Hanyuma mbaho gutyo urumva maze kubona amasakaramentu 3: batisimu, Ukaristiya, gukomezwa. Yewe mpabwa no gushyingirwa kuko naryo ni sakaramentu rya Gikristo. Umukristo umwe dini akwiye kugira ngo Imana ishobore kumwemera. Ariko niko umutima wanjye n'ubundi wambwiraga ko ngewe ntemewe kubera ko nisangaga hari ibiyo ntubahiriza, nica amategeko, nkagerageza. None namara kwica amategeko menshi mu gihe cy'umwaka nkajya gusaba penitensiya y'ibyaha nakoze. Ibyaha nkagenda nkabivuga. Ariko tukiri kwako kantu penitensiya bayisaba uko umwaka utashye. None se yukoze ibyaha hagati mu mwaka nyine urategereza umwaka ugashira ukazajya. Iyo ukoze ibyaha urategereza igihe cyagenwe ukajya gusaba penitensiya nyine ibyaha byaragwiriye kuko n'usabye penitensiya aguca ikiru kingana n'uburemere bw'ibyaha. Ntabwo abantu bacibwa ikiru kingana. Iyo byabaye byinshi igihe cyo gusaba penitensiya kitaragera bakubwira ikizere kiba kimeze gute? Habaho akandi kantu bavuga ko hari purigatori aho roho zijya none ukaba wasabirwa nka misa, ugasabirwa amasengesho, noneho roho yawe ahiri ikaba yakezwa ukazajya mu ijuru ariko kubwa basigaye bagusabira. Niyo mpamvu nicyo kinya bashyiramo kiba gifasha abantu. Hari ubundi buryo babusigaye bwa purigatori aho umuntu asabirwa amamisa nyine kugira ngo ya roho yere izajye mu ijuru. Hanyuma nsaba na penitensiya ariko numva namaraga no gusaba penitensiya nkumva ikibazo cyo mu mutima kirahari. Ubwo nari maze gushyingirwa ariko ndavuga nti
bishoboka ko iyi dini mu by'ukuri atari inzira ijya mu ijuru itanyura muri hano. Bisaba ko mpindura idini. Idini nakundaga kubera imyitwarire y'inyuma, njya mu idini ya ADPR. Narebaga inshuti zanjye uko bambara imyenda igera hasi, abagabo nyine bambara amatishe, nkavuga ntahari wajya muri iriya dini yishobora kuba harimo inzira ijya mu ijuru, ushobora kuba nareka ibyaha bakiranuka ku buryo najya mu ijuru. Ndayiganye idini nyegezemo nsanga urumva yansabye nayo nyine ibyo ngomba gukurikiza. Hari kwigirwa umubatizo, babyita kwiga igice kugira ngo nyine umenye amahame, umenye icyo ugiye kubatirizwa. Ndize ariko banambatiza mu mazi menshi. Numvaga uko nibwiraga ninjya mu mazi menshi ibyaha birasigaramo, nzamuke nta cyaha na kimwe mfite. Nari nzi ko bisigara mu mazi. Uri bubisige mu mazi. Yego. Bayanshoyemo. Yego. Umutima najyanye mu mazi niwo nakuyemo. Noneho barambwira ati rero ni ugusenga cyane, igisigaye tugiye guhangana nyine n'umwanzi, ndetse n'umuntu abatijwe Satani abamubonye abagiye kumurwanya. Birasaba gusenga cyane, kwiyiriza ubusa kugira ngo ibyaha bigende. Ariko icyantangaje nuko n'abandi narebaga nkibarebera kure, mbegereye cyane tukabana, nasanze nabo ibyaha babikora ahubwo batunzwe n'ikintu bita mbabarira. Icyari penitensiya ya buri mwaka noneho kibaye mbabarira ya buri munsi. Bo nicyo kinya gihari, nuko umuntu akora ibyaha bagende kuri cya cyanditswe kivuga ngo mwaturirane ibyaha ngo kugira ngo mukizwe. Ariko nacyo mu by'ukuri ntago ari ukwaturirana ibyaha kugira ngo umuntu ababarirwe. Barakibeshyeho. Ndabyatuye, ndabivuze, ndasenze, amavi aba nk'ayihene. Ibyaha byanga kugenda. N'abankurikiye barabizi ko namwe ibyaha byanze kugenda, tubiziranye n'ibintu tuziranye. Mbese muri make inzira y'umubatizo, ubwo reka mvuge aho wahereye kare. Yaba ari inzira yo kwaka penitensiyo ku mwaka utashye, ariko yabanjirijwe no gukurwaho icyaha cy'inkomoko. Yego. Biciye ku mubatizo mu gahanga. Yego. Byakurikiwe na Ukarisitiya. Yego. Byakurikiwe n'agashyi ko kukuzibura bagukomeza. Yego. Aho ibyaha byanze kuva, byaranze. Uraje ubatijwe mu mazi menshi, ibyaha bigumyeho, utunzwe na mbabarira, byanze kuvaho. Amasengesho menshi kugira ngo urebe ko kamere wayihahaza, ubutayu bwinshi kugira ngo urebe ko kamere wayica intege, ibyaha biranze. Komeza rero uratubwira noneho muvandimwe. Abantu bageraho ubwo buzima bakabumenyera. Abantu bagera ubwo buzima bakabumenyera, bakabaho bariyakiriye. Abantu mu madini buryo bariyakiriye. Uriyakira uburyo nyine usigara utazi ngo ubundi nzajya mu ijuru. Bari ku buryo ugeraho ukaramira mu byaha, ukavuga uti nzajya mbikora, kuko kubikora aho barabikora, ariko nirukanye mbyature. Ufite umuntu mubikorana, mwikizanya mw'ubwo buryo. Mubibwirana, abanyabyaha babiri bahuye bose babibwirana. Gahunda ya tubibwirane. Ako kantu ndakaze. Ubwo ati
none nongeye ngwino mbikubwe undi warangiza nakubwira ngo Imana ngo ndakubabariye ngo n'Imana ikubabariye uburyo bajya gufata umwanya w'Imana abanyabyaha babiri bari guhana imbabazi umwe akanategeka Imana ati ndanayitegetse ikubabariye abantu bararushye Nshimiyimana yatanze n'ubu buryo bwo gutangaza inkuru nziza ariko ku buryo bw'ikoranabuhanga uburyo bugira ahantu hose abo twasenganye bazabibona abantu twabanye mw'ubwo bupfapfa bazambona kugira ngo bamenye ko mu by'ukuri bayobiye kuko njye nageze iyonjya narashyitse umutima wanjye uratsitse ku buryo numva unezerewe cyane. Ese eri tukiri aho yego wari utunze umutima umeze ute mw'icyo gihe cyose? Mw'icyo gihe cyose nari ntunze umutima uhagaze, yego, umutima udafite ibyiringiro, yego, umutima utazi ngo ejo bizamera gute, yego, ahubwo ikinya kirajyo kikagera abanyarwanda bajya baca umugani ngo urupfu rwa benshi ni nk'ubukwe. Okay. Usanga abantu musigana umwanda w'ibyaha akavuga ati se katari yenyine ufite iki kibazo, bw'Imana ifite ikisubizo ntazi, ukaba nko mukinyo, ukaba nk'ikihebe, ukaba ubuzima ariko buri muntu wese wa mu idini atunze umutima uhangayitse, umutima w'ubwoba, usibye kubura ukuri gusa, ariko nicyo nanone Imana ibereyeho, nicyo dushyiriyeho, nicyo yashyiriyeho izi mbuga nkoranyambaga cyane cyane ijuru ntirikorerwa kugira ngo abantu bamenye ko ijuru ritava mu bikorwa by'umuntu. Ese buriya eri umuntu hari akabazo ndi bukubaze. Yego. Umuntu apfuye amaze kwatura ibyaha. Yego. Kuko icyo kintu hari igihe abantu bavuga ati wazampa nkarwara nkaremba ngiye gupfa, sinicwe na accident, sinicwe nyine n'urupfu rutunguranye, ahubwo nkarwara nkaremba ku buryo noneho mbona n'umwanya wo kwatura. Umuntu apfuye amaze kwatura, uwo muntu yajyahe? Uwo muntu yarimbuka, kubera ko Satani yayobeje abantu bituma bayoberwa iby'icyaha, icyaha icyo ari cyo no gukiranuka icyo ari cyo. Abantu bazi ko gukiranuka ari kuvuga umubare w'ibyaha, ariko umuntu apfuye yamaze kwatura yarimbuka, kubera ko ikigira umuntu umunyabyaha si icyaha yakoze, ikigira umuntu umunyabyaha ni kavukire n'ikimenyimenyi. Iyo abantu bamaraga kwatura batangiye amasengesho, mu by'ukuri iyo hazaga undi muhanuzi yaravugaga ati n'ubundi ndabona ibibazo bikiri ibibazo, yarazaga akikunguza ngo mo biranuka kandi twatuye ati hano ati bya hano mo biranuka, kandi abantu bagasubiramo bakongera bakatura, nk'ikigaragaza ko n'ubundi urubanza rwo mu mutima ruracyahari. Ese ubemi yego nanjye nkubaza, mbaza ubu wakubwira ngo wature kuri umugabo wabyatura gute? Kuko n'ubundi ntacyo byahindura kuba ndi umugabo, ko sinahinduka umugore. Idini ribwira umuntu kwatura ko ari umunyabyaha, rimuhishe kubwe we ubwe ari icyaha, rimubwira kwatura ibyo yakoze. Rimubwira kwatura ibyo yakoze, kandi mu by'ukuri ikibazo umuntu afite si ibyo yakoze ahubwo nicyo ari cyo. Ubwo rero iyo nzira uyiburiyemo agakiza, uyiburiyemo amahoro yo mu mutima. Tukiri aho, ubwo wajyaga mu byumba ukajya mu butayu ntibaburaga kuguhanurira, kubonye ibi n'ibi, kuteye imbere, kukuriweho ibi bibi byari bikugarije n'ibindi nk'ibyo. Ese ibyo baguhanuriraga hari icyo byagabanyaga ku bwoba bwo kurimbuka wabaga ufite? Ibyo bintu bampanuriraga bimwe byarasohoraga, ibindi ntibisohore, amazu akaboneka, amamodoka akaboneka, ahubwo bikarushaho kugutera ubwibone, ariko mu mutima ntaho byajyaga. Umutima uwo nubwo baguhise ukayibona ikabiya, umutima ukomeza kukubwira ngo uri umunyabyaha. Ubwo urashaka kubwira rero abantu mwabanaga mw'ibyo bakibirimo n'abandi mutabanaga ariko bakibirimo ko n'ubundi badakwiye gushukwa n'ibyo bahanurirwa, byaboneka bitaboneka ntago byakemura ikibazo cy'ubwoba umuntu ahorana mu mutima, ikibazo cy'uko azi ko azarimbuka kubera ko ari umunyabyaha. Abantu babimenye n'ibyo ngiye kubabwira nyine,
ntabwo ubukwe bwihuse bukemura ikibazo cy'umutima. Umugabo mwiza ntakemura ikibazo cy'umutima. Abana beza, imodoka nziza ntikemura ikibazo cy'umutima. Inzu nziza y'etaje ntikemura ikibazo cy'umutima. Akazi keza, bya bintu byose bajya babwira abantu ntabwo bijya bikemura ikibazo cyo mu mutima. Kuko urugero wowe hari ibyo wabonye, narabibonye ariko ntibyakemuye cya kibazo cyo mu mutima, ahubwo bitera umuntu ubwibone. Ukajya ugenda mu modoka ati iyi ngiyi ibi ukayandikaho ngo biva mu gusenga. ubwo bikanarushaho kugukururira shitani n'icyo bikora, ni ukugira ngo ukomeze n'ubundi uhugirwe muri Imana iravuze, hanyuma uzarimbuka utazi nuko bigenze. Ni nk'ikinya gituma abantu bakomeza kuza mu byumba by'amasengesho no mu nsengero hamwe babahanurira bya bindi, ariko ntibigire bamenya icyabahesha amahoro. Icyo nicyo abantu bayobewe. Twihuse rero, ubwo nabyumvishe ko muri ADPR naho waburiyemo igisubizo cy'ikibazo wari ufite mu mutima cy'urubanza rw'ibyaha. Hanyuma icyo kibazo rero cyaje gukemuka gute? Ndongeraho kandi maze kukibura nashyizeho ubundi buryo nakwita ngo bwanjye bwo kujya mu tugurupe tw'amasengesho. Ariko ubwo buryo bundi njya mu butayu, njya mu buvumo, buba bufite n'amazina. Hari aho bita muri murya, hari aho bita gorogota, hari aho bita mu rubavu rw'umukiza, hari aho bita banguka ngo utabare, hari aho bita mu rusesa imanza. Aho hantu hose naho umuntu yajuririraga byangiye hamwe, akavuga ati kanjye mu bujurire, Imana iransubiza, kanjye mu rubavu rw'umukiza. Biranga, ariko kose kwari ukundi numvaga nashaka kurenza, kizabonwa kanyarira. Mbese ubwo buryo bwose ndabugerageza. Sinzi nimba Sinayi naho waragiyeyo. Na Sinayi naho biti Yerusalemu. Kandi nko musozi, hari umusozi nazamutse i Rusizi witwa Karumeli. Uraterera uba hejuru y'uruganda rwa sima, simerwa. Wagombaga kuzamuka wikoreye n'ibuye kugira ngo mu by'ukuri Imana ikubone. Ariko n'ibyo bibazo byose ufite wagereranyije n'ibuye, nugera ku hejuru ku musozi kubite hasi nk'utuye ibibazo. Naho ikibazo n'undi mukamanuka, nibyo ntaho byajya, kuko sinacyo kibazo uba ufite. Ariko nari mvuze ngo warungiye ngo namenyeje kumenya noneho ukuri. Ikibazo nyakuri wari ufite mu mutima cyakemutse gute? Urumva mu to tugurupe twasengagaho nyuma y'amasengesho ya idini, naje kumviramo ubutumwa bwiza. Harimo umuntu twasenganaga aza guhishurirwa, aza guhishurirwa ikintu gikomeye, ahishurirwa ubutumwa bwiza nyakuri. Kuko naho muri ADPR nizo za Katolika naho habamo icyitwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ariko butaruhura umutima w'umuntu, ubutumwa bwiza butabwira umuntu uwo ari we n'iki Imana yamukoreye. Hanyuma uwo muntu aza kumbwiriza ubutumwa bwiza, ambwira uburyo nabaye umunyabyaha. Menya uburyo nabaye umunyabyaha, menya nk'uko wabivugaga, menya ko burya ntabwo Imana ireba icyaha nk'igikorwa, ahubwo ireba ugikoze cyangwa ikiguteye gukora icyaha. Kandi igitera umuntu gukora icyaha kiba muri w'indani. Icyo ndetse n'Imana ifitanye ikibazo nacyo ntabwo ifitanye ikibazo n'ibyagaragaye nk'imbuto. Nsanga ndi umunyabyaha bidashingiye ku cyo nakoze, ubwo nsanga ndi umunyabyaha kavukire. Mu ivuko niho nabereye umunyabyaha. Nsanga impamvu burya gukiranuka byananiye nuko ikintera gukora ibyaha kimbamo ndetse kindusha imbaraga.
nsanga narwanaga n'ibintu bidashoboka, nsanga narwanye no gukiranuka birananira, ariko reka binanire nta mwanzuro nari gufata kubera ko ikimfatira icyemezo cyari gihari. Nsanga ameze nk'umugore utwite uri guciragura kubera iyo mbuto iri mu nda ye, akaba atakwibuza guciragura kubera ko ikimutegeka guciragura kimurusha imbaraga, nubwo atabikunda. Guciragura ni bibi, ariko none igitera umuntu guciragura nsanga kirusha imbaraga uwo mubyeyi. Nsanga nanjye nukomeza. Arambwira ati rero ibyo uko kuntu niko Imana ikuzi, we kwiremera ibicocero n'undi wambaye ubusa. Ibyiza wabikora imbere y'abantu, ariko Imana ikuzi nk'umugome, ikuzi nk'umuntu mubi ishingiye mu ivu. Numva nambaye ubusa, numva amaturo yanjye, kuko nk'iyo dini yose natanze ibyanjye. Watanze byinshi. Natanze ibyanjye, amafaranga, icyacuma, amaturo n'ayandi yo ku ruhande. Ngita imirimo yo gukiranuka kugira ngo Imana izanyemere. Amasengesho nasenze, ubwo buvumo n'ubutayu byose nakubwiye, iryo subiramo ry'ibyaha byose nashaka gukiranuka, numva ibyo bintu byose binyambuye ubusa. Arambwira ati, ansomera cya cyanditswe kiri muri Yesaya, ari kuvuga ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ngo nta hazima, n'ibisebe binuka bitigeze gukanwa, habe no kubezwa aho tuvuga. Numva koko ndi umubembe. Arongera arambwira ati, none iryo jambo reba muri Yesaya vuga ngo twese twahindutse abanduye, 64 ku murongo wa 5, ngo nibyo twakiranutsemo byose ngo n'ubushambagara bwuzuye ibizinga. Ibyo twakiranutsemo ni byiza twakoraga n'ayo masengesho, nuko gufasha abantu, nuko kubaka insengero, byose n'ubushambagara bwuzuye ibizinga. Numva meze nk'umuntu wari kunkuramo imyenda, numva nta kintu nsigaranye, nambara ubusa, bya bintu byansusuguraga. Ni umva umuntu aba ari mu idini yiringiye, nati binakoze naka wakabonye Mana, zabyibuke. Imirimo yawe rero ihindutse ubushwambagara, ubusa buriho n'ibizinga kubera kavukire yanjye. Yego rwose. Ndamubwirana ubwo kuri inzira ku murimo abantu biringiye imirimo yabo, abantu biringiye imirimo yabo nibazibukire, mbese nibazeyuke. Nawe wumvisha ubutumwa bwiza wasanze iyo wakoze yose, kandi utabyumva gutyo wenda utagira ngo nari umunyabyaha, nari wa undi bita ngeso nziza muri sosiyete. Yego, ugerageza. Ndi kuvuga mu by'ukuri ni ikiganiro kigiye public n'abantu bazakurikira. Yego. Nari ngeso nziza. Yego. Ariko ya mirimo yanjye yose ihinduka ubushwambagara, bayohereje muri puberi. Muri puberi. Kandi mu ijuru nta puberi iriyo. Ntayiri. Ari kugenda. Aravuga ati ibyo bintu ntabwo wabihingukana imbere y'Imana. Kandi kuko numva umutima wanjye nange yemeje ko ibyo bintu ntabihingukana imbere y'Imana. Kuko n'umuntu ndi mubi muri kavukire. N'ibyo ukora byose biraba biturutse ku icyo giti. Hano kivuga ngo nimba igiti ukise kibi, n'imbuto nazo uziteme. None se cyane kivuga ngo nibyo mwagerageje gutunganamo byose, n'ubushwambagara bwuzuye ibyanditse byavuze ibyiza by'umuntu, nibyo byahindutse ubushwambagara bwuzuye n'ibizinga. Numva isoni zirankoze. Yego. Numva ndababaye. Mbanza no kumurwanya, wabimbwiye, numva ndamurwanyije cyane. Numva mutekereje agaciro imirimo yanjye n'ukuntu yamvunnye. Mbanza kumurwanya, ndanamusengera. Namufatiye amasengesho, ndamusengera ntarayobye. Yego. Ko namukundaga. Yego. Ariko
Imana ikomeza kuntsinda. Okay. Ikomeza kuntsinda ariko ntiyarekeye aho yaje no kumbwira noneho uburyo Imana nanone yankunze meze gutyo. Okay. Uburyo Imana yankunze ndi mubi. Okay. Abantu rero ni ikinyuranyo bashaka ko Imana ibemera ari beza. Muri make ntibashaka kwihana. Ntibashaka kwihana. Ubundi kwihana no kwemera ububi bwawe. Imana cyakora ni igitangaza. Abantu batarakizwa ntibazi Imana. Yego. Kuko Imana n'urukundo. Yego. Imana imbwira ukuntu ngo yankunze ndi mubi bene ako kagera. Yanyanze ndi kwishyira ibyiza. Kuko Imana ari igitangaza. Kandi kuko nikimeze. Yanga umuntu wafata ibyiza bye ngayishyira. Ahubwo iyo ufashe bya bibi byawe ukavuga ati dore ndi mubi. Imana nibwo ikwemera. Irambwira ati Imana yagukunze uri mubi gutyo. Yari izi ko wanduye nawe utabigizemo uruhare. Wandujwe na shitani naha nawe kikubarwaho uvuka na virusi yo kugomera Imana. Noneho arambwira ati nuko Imana ikuzi nuko yagukunze umeze gutyo kubera urukundo rwinshi igira yikoramo. Ansomera cya cyanditswe wa murongo uri muri Yohana 3:16. Uwo murongo Imana yuguhishura usomye wakiza. Ariko nari nkuza ariko kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo kugira ngo umwizere. No kugira ngo usenga kugira ngo utura utanga icya 10 nta nubwo ruririmba muri korali nta nubwo ari dirije pasiteri se kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. Numva meze nk'umuntu bakubise impiri mu mutwe. Yego. Kugira ngo umwizera. Ese Imana burya yankunze ndi mubi. Ese burya Imana yankunze itanga Yesu. Kugira ngo nimwizera ntarimbuka. Ambwira ikindi kintu gikomeye. Yesu umwizera hiki. Umwizeraho ko Imana yagukunze cyane ikamwohereza kugira ngo aze ari umucunguzi wawe. Aze agukorere ibyakunaniye. Uko gukiranukira Imana byakunaniye Yesu azabikore. Mu myaka 33 akiranuke nk'umucunguzi wawe. Ibyo bintu akoze bikwandikweho nk'aho ari wowe wabikoze kuko yabikoreye ku izina ryawe. Amaze gukora ibyo afatana bwa bunyacyaha bwawe bwose uhereye mu ivuko cya cy'inkomoko n'imbuto cyezeho zose Imana ibimubaraho. Yesu nawe arabyemera kubera ko ari umucunguzi. Imana iramuhana. Yesu yemera igihano aracyakira. Bwa butungane bwe bwose bukubarwaho nk'aho ari wowe watunganye. Ubwo Imana ntabwo izaguhana kubera ko yahaniye umucunguzi wawe. Numva urukundo. Emile reka nkubwize ukuri. Najyaga ndirimba urukundo ariko kera njye ndirimba ndi mu idini. Najyaga ndirimba ariko umutima wanjye kongera kuvuga ati se waba ukundana nkaba ndi umunyabyaha. Nkumva mu mutima ndabivuze ariko nkavuga nti sinabivuga itanyica. Ariko maze kwizera ibyo maze kumenya ko burya ubunyacyaha bwanjye ari bwo Yesu yazize akampa gutungana. Nufuje urukundo rw'Imana ari nk'ikintu ufata gikorwaho ukoraho gutya. Emi numva umutima wanjye uraruhutse. Menya ko Yesu yahaniwe ibyaha byanjye. Menya ko yampaye ubutungane bwe. Menya ko Imana atari umwesi korongo ibe yarahannye Yesu ngo nanjye izaca inyuma impane. Ntabwo nubwo Imana ikiranuka ntabwo yishuje Yesu bararangizanya. Ubwo ni nawo umunsi wari wakiriye imbabazi
niwo munsi nakiriye imbabazi Imana yaguhereye muri Kristo numva ndababariwe. Okay, bitandukanye na ntunzwe na mbabarira. Ariko ni nawo munsi navutseho bwa kabiri. Amen. Nibyo ivuko ryanjye rya mbere ryari rifite ikibazo nyine rigishingiye mu ivuko. Yego. Yesu yemera kuribarwaho. Yego. N'ingaruka ryazo. Yego. Ariko ko Yesu nanone yari yaramvukiye nkemera kubarwaho ivuko rye n'ubutungane bwaryo. Amen. Mba mvutse bwa kabiri, Imana itangira kumbarira mu ivuko rya kabiri rya Yesu. Byumvikane ko kuvuka bwa mbere ni ugukomoka kuri Adamu ukaza uri umunyabyaha. Yego. Iryo nivuka abantu bose basangiye kuko nta utaranyuze iyo nzira. Irya kabiri rikaba iryo ryo kwizera Yesu Kristo, ukahanagurwaho ibyaha byawe byose, ukambikwa gukiranuka kwa Yesu, ukabuvutsa bwa kabiri kuko ubaye umukiranutsi none. Amen. Amen. Kubazwa iryo vuko ricye ritigeze rikora icyaha. Noneho ubuvutsa bwa kabiri. Yego. Ubuhawe imbabazi z'iteka. Amen. Ari nako gakiza nyine. Agakiza Luka 1:27 ni ukubabarirwa ibyaha. Noneho ya mahoro rero wari warabuze rero urayabonye. Mba ndayabonye. Okay. Birumvikana ko aho naburiye ntari gusubira kongera kuhahahira. Yego. Imana yampaye n'ibihamya maze gukizwa nasubiye mu idini rimwe numva higisha n'umuntu nkunda cyane. Urusanzwe wemera. Nemeraga cyane. Numva marigisha abantu kureka ibyaha. Yego. Agakiza ko kureka ibyaha. Kamwe kananiye kandi Yesu yari yatangaje kagakiza ari kugira gute kubabarirwa ibyaha. N'abantu bavyuba dukurikiye bavyuba. Ntabwo agakiza ari kureka ibyaha. Inyigisho ibwira abantu kureka ibyaha ni ya shitani. Nibyo rwose. Inyigisho y'ukuri n'ubutumwa bwiza bubwira abantu ko bababariwe ibyaha muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Abivuze numva nagene nkamwaka mikoro nkabwira abantu bose ni Imana yarabababariye uyu muntu marababeshye. Nuko nta bushobozi bubifitiye. Hari baravuga ngo mwakire ijambo ry'Imana ngo Nshimiyimana. Ntacyo kubaza. Ariko ubwo nyine ubirumvikana ko nahise ninjira mu mutuzo, nahise ninjira muri assurance. Okay. Ninjira mu buzima bwiza, umutima uratuza. Yego. Noneho mbaho ubuzima bwiza. Nibyo. None se Eri, ese hari umuntu yabasha kugereranya? Urumva baguhanuriraga imodoka ukayibona, umugore ukamubona, inzu ukayibona. Reka nongereho iki, nubwo utabiheshwa nuko babiguhanuriye. Ntabwo biheshwa nuko babiguhanuriye. Sibyo? Kuko ababifite bose siko babihanuriwe. Sibyo? Yego. Ariko mbwira umunezero waheshejwe no kugira inzu muri Kigali, no kugira imodoka muri Kigali, no kugira umugore ndetse n'abana. Ariko se ibyo bintu wabigereranya n'umunezero wagize wizera Yesu? Biragereranywa? Nta sano, ni nk'uko iburasirazuba hitarira iburengerazuba. Mbese wakira umunezero utabaho, utagira akagero, utaba mu isi. Ni umunezero ndengakamere ku buryo umuntu aranezerwa kumva naho yapfa. Yego. Wumva urupfu noneho rubaye inshuti yawe. Wumva urupfu ari rwiza cyane kuko rwakugeza noneho mu munezero w'iteka ryose. Mu yandi magambo, ubwo noneho reka mvuge ko ubuhanuzi nyakuri ari ubu. Nibwo buhanuzi nyakuri. Ahubwo abantu ntibakira ubuhanuzi. Abantu ntibakira ubuhanuzi, bamenye ko ubuhanuzi bwarasohoye. Kristo yaje mu isi kandi n'ubuhanuzi buhesha ikinzi taguha, buhesha icy'umugore ataguha, buhesha icy'imodoka itaguha, buhesha icyo visa yo kujya muri Canada cyangwa muri Amerika itaguha, ubuhanuzi buhesha icyo promotion mu kazi itaguha. Sibyo? Abantu bakira ubuhanuzi nyakuri. Amuri yavuze umva iryo jambo niryo kwizerwa, niryo kwemerwa n'abantu bose, yuko twahawe umukiza Yesu,
yaje gukiza abanyabyaha yuko twahawe umukiza Yesu yaje gukiza abanyabyaha. Ubwo nibwo buhanuzi. Ntari uwa mbere mu banyabyaha ariko nsigaye nezerewe nakora cyaka umukiza wanjye Yesu Kristo yanyogesheje amaraso umukiza wanjye Yesu Kristo yanyogesheje amaraso ye. None ubusiga unezerewe ri? Ndanezerewe cyane. Urumva umutima uhagaze wamvuye. Mbese manumva igihe cyose umwami wanjye aje twajyana. Ndanezerewe. Nagize ubuzima bwiza. Nagize gushimira Imana. Muri sinajyaga nshimira Imana, narishimaga. Urumva nibyo bintu byose nabonaga numvaga byavuye mu masengero. Numva ariko kwishyura Imana inyishyuye nanjye uko narashoye. Nibyo. Ariko ngubu niki mpawe n'Imana shingiye ku Gakiza nsigaye ngishimira Imana. Nagize umutima ushima. Ndanezerewe rero ndishimye cyane nasabira n'abantu bose ko mu byukuri ndatangana nimero yanjye abantu bajye bampamagara bambaze nanjye mbabwire umunezero nabo. Ukibuka utaratwarwa n'umunezero utarantwara kugira ngo nibagire nimero yanjye ya telefoni 0783 922 nzababwira umunezero nabonye muri Kristo Yesu ariko mbabwire n'ubuhenzi bwa shitani buba mu madini. Imana ishimwe cyane. Amen. Dushimiye rero abadukurikiye muri iki kiganiro rwose umuntu wabanye natwe mu kiganiro turamushimiye ariko tumwibutsa gukanda subscribe niba atarabikora tumwibutsa kugisangiza abandi niba nawe cyamunejeje kikanamugirira umumaro nagisangize n'abandi naho ibiganiro nakagaruka ku Ijuru ntirikorerwa TV. Dushimiye Imana muri byose. Amen. Amen.